Yesu ashimwe cyane nshuti bavandimwe nongeye kubasuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana n'ubuntu bubonerwa muri Kristo Yesu bukomeze wane na buri umwe wese mu izina ry'umwami risumba andi mazina yose ari ryo zina ry'umwami Yesu. Data mu izina rya Yesu ndagushima cyane kubw'uyu mwanya mwiza mushyize mu maboko yawe kugira ngo dukomeze kumenya ukuri kandi uko kuri kutubature nk'uko ijambo ryawe ritubwira. Iki ni igihe cyo kumenya ukuri mu izina rya Yesu Kristo kandi uko kuri kukatubatura, kuko uko kuri kwahishwe n'amadini imyaka ibaye myinshi, ariko igihe cya reforme kirimo kugera kandi cyageze. Data dushoboze kubw'ubuntu bwawe kugira ngo umuntu wumva ubu butumwa abashe guhishurirwa mu buryo bw'umwuka pana bw'umubiri, amenye ukuri kandi uko kuri kumubature mu izina rya Yesu. Amen. Bavandimwe, nitwa Patrick Kamanzi. Birashoboka ko ari ubwa mbere ukurikiye ubutumwa kuri channel ya Les 12 Ouvriers. Les 12 Ouvriers turi umuryango wivuga butumwa Imana irimo kugira ubuntu muri iminsi y'imperuka kugira ngo duhishure amabanga akomeye y'umwanzi yabitse ayabika mu nzu y'Imana, ayabika mu nzu y'Imana igihe kinini, ariko igihe kirimo kugera kugira ngo ijambo ry'Imana ryapfukiranywe ryongere rishyirwe ahagaragara, rimurikwe uko Kristo yaritanze, atari uko abana b'abantu baritanze cyangwa se uko amadini yaritanze. Ni ibintu bikomeye kandi bikomeye cyane, ndetse bizasaba imbaraga z'umwuka wera kugira ngo ibintu mubashe kubisobanukirwa cyangwa ubutumwa mubashe kubusobanukirwa. Niyo mpamvu natangiye nsenga mvuga ni mwuka wera w'Imana, menyesha ubwoko bwawe ukuri, uko kuri kubabature. Mwabonye ko hari titre mwasomye ivuga ngo bombori bombori mu gitaramo kizaba kuri pasika, abadive bateje akavuyo, Israel MBONYI asimbura Ambassadors Choir of Christ. Ni titre nziza, ndetse mushobora kwibaza byinshi kuri iyi titre, ariko tugiye kubisobanura mu magambo arambuye. Mbere ya byose reka dusome ijambo ry'Imana muri Matayo ibice 10 guhera ku murongo wa 7 kugeza ku murongo wa 8. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nimugende mwigishe muti, ku murongo wa 7 aho, mugende mwigishe muti ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Nimugende mwigishe ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Amen. Ku murongo wa 8, mukiza abarwayi, muzura abapfuye, mukiza ababembe, mwirukane abadayimoni, mwaherewe ubusa namwe mujye mutangira ubundi. Iki ni ikintu gikomeye. Umurongo nibandaho cyane, mwaherewe ubusa namwe mugende mukora iki? Mutangira ubundi. Ese ushobora kwibaza icyo twaherewe ubusa niki? Niki twaherewe ubusa? Icyo twaherewe ubusa ni impano z'umwuka wera duhabwa n'Imana. Hari impano zitandukanye nazo tugiye gusoma, hanyuma nsobanure mu magambo arambuye impamvu y'ubutumwa, kandi ndahamya ndashidikanya ko si umuntu umwe, si babiri, si batatu buri bukangure uyu munsi ufata icyemezo kidakuka cyo kudatwarwa n'imyuka y'idini, cyo kudatwarwa n'ijambo ry'idini cyangwa n'amatorero, utwarwe n'ijambo rya Kristo, utwarwe n'ijambo ry'Imana dusanga muri Bibiliya kuva mu itangiriro kugeza mu byahishuwe. Tureke kuba imbata y'inyigisho zagoretswe zitangwa nabi n'abanyamadini kubw'inyungu z'amadini n'inyungu z'ibifu n'inda zabo. Mubyumve neza bavandimwe, ndabinginze cyane kandi cyane, turi mu gihe gikomeye giteye ubwoba, igihe kibanziriza kugaruka ku mwami Yesu. Niyo mpamvu mubone kuzimu barimo gukorana imbaraga z'umurengera batigeze bakoresha. Icyo nshima Imana nuko nubwo bakoresha izingana gute, ntizisumba iz'umwami wacu Yesu Kristo. Bavandimwe, ni igihe cyo gukanguka, kandi ndagusaba nkwinginga, niba bishoboka, sinjya nkunda kubivuga ibyo, ariko uyu munsi reka mbivuge. Ni wumva ubu butumwa ukumva hari icyo bugufashishe, ukabona aba baririmbyi ubazi,
uboherereze. Nge benshi muri bo ndabazi ku masura ariko nta ma contact zabo mfite, ariko niba bishoboka wowe uboherereze bumva ubutumwa, woherereza abapasiteri bawe, woherereza abayobozi bawe mu idini cyangwa se muri ministeri usengeramo, uboherereze iyi video wabwire uti wabaza uti se murabivugaho iki? Amen. Murabivugaho iki gusa nta kindi. Bavandimwe, icyo nari ndimo kuvuga aha, uyu murongo mwaherewe ubusa cyangwa ubuntu, namwe mujye mutangira ubundi uko ibyo twahawe n'Imana, impano z'Imana twahawe, impano z'umwuka wera twahawe, nkuko ari 9 les 9 dons spirituels, tuzijyane uko twazihawe aba ariko tuzitangira ubuntu. No kuvuga ko iby'Imana izadukoresha byose kubw'ubuntu bwayo, natwe tuzagende tubitangira ubuntu, ntituzabigurishe, ntituzabivunjemo amafaranga, ntituzabivunjemo indamu. Ndasoma, ndabanza nsome hanyuma tugendane neza. Izo mpano reka dusoma Abikorinto wa mbere ibice 12 umurongo wa 4, dusimbuke tujye ku murongo wa 7 n'umurongo wa 11. Umurongo wa 4 uravuga ngo icyakora hariho impano z'uburyo bwinshi ariko umwuka n'umwe. 7, umuntu wese agahabwa ikimwerekanaho umwuka kugira ngo bose bafashwe. Umwe aheshwa ijambo ry'ubwenge n'umwuka, undi agaheshwa n'uwo mwuka ijambo ryo kumenya. 9, undi agaheshwa n'uwo mwuka kwizera, undi agaheshwa n'uwo mwuka impano yo gukiza indwara. 10, ku murongo wa 10, undi agahabwa gukora ibitangaza, undi agahabwa guhanura, undi agahabwa kurobanura imyuka, undi agahabwa kuvuga indimi nyinshi, undi agahabwa gusobanura indimi. Ku murongo wa 11 cyangwa 11, ariko ibyo byose uwo mwuka umwe ni ubikorera muri bo, agabira umuntu wese uko ashaka, agabira umuntu wese uko ashaka. Reka nsubire mu murongo wa 11, ariko ibyo byose uwo mwuka umwe ni ubikorera muri bo, muri twebwe, agabira umuntu wese uko ashaka. Murumva izo ni za mpano nababwiye duhabwa. Yesu yatubwiye muri Matayo ibice 10 ku murongo wa 8 ngo mwaherewe ubusa cyangwa ubuntu, nitugende natwe dutangire ubuntu. Izo mpano zose Imana yaduhaye, wongerewe izi ndirimbo n'ibiki byose zose zitandukanye, kwandika, guhimba ibinamico cyangwa amafilme n'ibindi, izo mpano zose zizana ushobora gukoresha kugira ngo umuntu ave mu byaha aze kuri Yesu. Twaziherewe ubuntu, tugomba kuzitangira ubundi mu izina rya Yesu. Umva umurongo ukomeye cyane, Petero wa mbere ibice 4 guhera ku murongo wa 10 kugera kuri 11. Petero wa mbere guhera ku murongo, Petero wa mbere ibice 4 umurongo wa 10 kugera ku murongo wa 11, ngo kandi nk'uko umuntu yahawe impano aba ariko muzigaburirana nk'uko bikwiriye ibisonga byiza by'ubuntu bw'Imana bw'uburyo bwinshi. 11, umuntu navuga avuge nk'ubwirijwe n'Imana, nagabura ibyayo abigabure nk'ufite imbaraga Imana itanga, kugira ngo Imana ihimbazwe muri byose kubwa Yesu Kristo nyiri cyubahiro n'ubutware iteka ryose. Amen. Bavandimwe, ngo nk'uko umuntu yahawe impano aba ariko muzigaburirana. Kugabura ntago bibamo kugurisha. Kugabura no kugurisha ni ibintu bibiri bitandukanye. Impano Kristo yaduhaye nk'uko yayiduhaye aba ariko natwe tuyigaburirana, cyangwa se uko yaziduhaye aba ariko natwe tuzigaburirana. Iri jambo uryumve neza cyane bavandimwe. Kugabura, umuntu araje iwawe arashonje akeneye ibyo kurya, ugomba kumugaburira, ntago ugomba kumwishyuza. Uti nguhaye umuceri n'ibishyimbo nawe nk'igihumbi, ibyo bikorwa muri resitora. Ariko iyo umuntu aje iwawe agusanga ashonje uramugaburira.
ibyo kubera ko hari ibyo Kristo yaguhaye noneho nawe usanze ababikeneye ni ngombwa ubibahera ubuntu. Iyo hazemo ibiguzi n'ibindi biba byahinduye isura, biba byitwa ukundi. Izo mpano Kristo yaduhereye ubuntu, harimo ibyo zose zo kuririmba n'ibindi byose birimo. Bavandimwe, ntibikwiriye ko tuzigurisha izo mpano, mu byumve neza. Nabaho urundi rugero kugira ngo mubyumve neza. Hano mfite isaha nziza cyane, sibyo? Nziza cyane pe, kandi ihenze rwose. Nayihawemo impano n'umuryango umwe twamenyanye kubw'ivugabutumwa Imana yanyujijemo. Kubw'ubuntu bw'Imana, igitondo kimwe bampiye impano. Ni nziza pe, nawe uyibonye ndakubwiza ukuri irahenze kandi ni nziza cyane cyane. Mbivugiye iki? Ni urugero ndimo kubaha kugira ngo bisobanukirwe neza. Bavandimwe, iyi saha igitondo kimwe wayimpaye abikunze, amafaranga ye yatanze kugira ngo mbashe kwambara iyi saha nziza. Igitondo kimwe akamenya ko nayigurishije. Amen. Akumva ngo iyi mpano yampaye kubw'ubuntu, amafaranga ye menshi yafashe ayigurira Kamanzi kubera Umwuka Wera yamwemeje kugira ngo abikore. Igitondo kimwe yumve ngo nayigurishije, azangaya cyane, azababara, azicuza kuki yanguriye iyi mpano. Ayo mafaranga yari kuyakoresha ibindi, ariko aritanga ku bwanjye. Umunsi umwe nari mu gihugu cya Gabon, numva ijwi rimbwira ngo ntanga isaha nari naguze, niyo saha ya mbere naguze ku mafaranga yanjye y'igiciro cyinshi. Ndimo kuvuga ubutumwa, numva ijwi rimbwira ngo iyo saha na costume nari nambaye bihuriye muntu uri mu nguni. Ndabikora nk'uko Umwuka Wera yabimbwiye. Byari bitangaza bikomeye. Guhera uwo munsi kugeza uyu munsi nta saha nari nagura. Amasaha mfite meza ni impano uretse imwe gusa, andi yose mfite ni impano nahawe. Wenda byaturutse kuri kiriya kintu nakoze uwo munsi, numviye Umwuka Wera. Tekereza noneho abampaye izo mpano bakumva ko Kamanzi arimo kuzigurisha. Murumva ukuntu bababara mu buryo bukomeye cyane, sibyo? Niko kuri. Nanjye bimbayeho ngaho umuntu impano, igitondo kimwe nkumva ngo arimo kuyigurisha, byambabaza cyane. Navuga nti iyo ayo mafaranga nyakoresha ibindi bintu, wenda byari kungirira akamaro kuruta uko iyo nyafata nkagura impano ngahereza uriya muntu, yarangiza nawe akajya kuyigurisha. Byambabaza cyane. Mumbabarira urwo rugero ndutanze kugira ngo mbashe kubasobanurira, mubashe kubyumva neza kurusha uko nasoma ijambo ry'Imana gutya gusa. Noneho Yesu mu ijuru yasanze ko dukwiriye guhabwa izo mpano kugira ngo umurimo w'Imana cyangwa se ubwoko bw'Imana bufashwe, abantu bakizwe, abantu bakire, abantu bamenye Kristo binyuze mu mpano zitandukanye Umwami Imana yaduteretsemo. Igitondo kimwe iyo dutangiye kuzigurisha mu ijuru, Umwami Yesu arababara mu buryo bukomeye, ndetse no ku munsi w'amateka ababikora bazabibazwa byanze bikunze. Mubyumve bavandimwe, nkoza ahantu hababaje kandi hakomeye, hatoroshye, ariko mubyakire, mubyumve, mubisobanukirwe. Izo mpano tuzazibazwa. Abazicuruza, ngo uraririmba ugacuruza ukinjiza amatike bakagura n'ibiki, ndetse n'izi Bibiliya ubundi ntitwari dukwiriye kuzigurisha. Murabizi neza cyane ukuntu Bibiliya kera ntizagurishwaga. Ibyo ni ibintu bizanywe n'amadini n'amatorero. N'amadini yazanye ibyo bintu byo kugurisha Bibiliya. Ubundi Bibiliya ntizagurishwaga. Muribuka umuryango w'Abagedeon, amabibiliya ibihumbi n'ibihumbagiza batanze ku isi, niba atari amamiliyoni y'amabibiliya batanze ku buntu. Muribuka Campus pour Christ uburyo kibabigenjeje, batanze amabibiliya menshi cyane. Twebwe tujya dutangaza Bibiliya iyo tubatije abantu, ntituzigurisha, tuzibahera ubuntu. Bavandimwe, ni ikintu gikomeye mu byumve neza.
ushobora kuvuga ngo ese abazi printing bigenda gute? Imana mu buhanga bwayo yari yashyizeho uburyo ki bizagenda, abakristo bagakora, barangiza bagasponsoriza, bagatera inkunga abakora bene ibyo bikorwa, hanyuma amatorero agatanga ijambo ry'Imana ryanditse mu bakristo. Ariko byaje guhindura isura, uyu munsi tubigenderaho twese. Bavandimwe, impamvu mvuze ibi byose ni ukubera concert mwabonye mumaze iminsi mubona mwese yiswe EWANGELIA Easter Celebration Concert. Iyo ni concert izaba mu minsi 2 iri imbere ku munsi wa Pasika muri arena hano i Kigali. Mubyumve, sinje kurwanya icyo gikorwa, mumbabarire nge ndimo gusobanura ikintu kijyanye n'ijambo ry'Imana n'ubucuruzi busigaye bubaho kubw'impano z'Imana Imana yashyize muri twebwe. Niba nibeshye andika muri commentaire ati rwose uribeshye, umpamagare umbwire uti oya hari imirongo runaka utazi utasomye itwemerera gucuruza impano z'Imana cyangwa se kugurisha. Iyo concert yatangiye murabizi neza rwose, iri kuri social media, EWANGELIA Easter Celebration Concert. Iyo ikazaba ejo bundi ku itariki 31, ikazaba ifite nkuko mubibona aho ngaho kwinjira ni 5,000 hasanzwe 10,000, ahiyo hazamutseho gato VIP 15, VVP 20, naho ameza y'abantu batandatu 200,000. Iyo concert igomba kwitabirwa ku ikubitiro bashyizemo James na Daniela, Ambassadors Choir, Alarm Ministries, Jehovah Jireh Choir, hanyuma na Shalom Choir na Christus Regina Choir. Izo nizo kwikubitiro bari bateganyije ko iyo concert abantu bagomba kuza kureba abo bavandimwe. Hanyuma biza guhinduka haza kuzamo impinduka, hazamo Israel Mbonyi na James Daniela, Alarm Ministries, Jehovah Jireh Choir, Shalom Choir, Christus Regina. No kuvuga ko yavuyemo ni Ambassadors Choir. Kugeza ubu ngubu birashoboka ko yavuyemo, ntibizwi neza, ariko icyemezo cyateje bombori muri mw'idini rya Adventiste. Nanavuganye nge ku giti cyanjye n'abadive b'inshuti, ndababaza ayo makuru, barambwira bati rwose niko bimeze, ndetse n'umupasiteri uhagarariye mu nshingano ze harimo Ambassadors Choir yarabyemeje ku mbuga nkoranyambaga ko abanyamakuru bamwe yavuganye nabo, avuga ko birashoboka ko Ambassadors Choir itazaboneka muri concert muri iki gitaramo. Ese kubera iki? Impamvu ya mbere, abadive baremeye nkuko mubizi ntibemera Pasika, sibyo? Kandi niko kuri. Pasika, Noheli, iyo yose ni amafeti ya gipagani. Imana nidushoboza rindi video ndi bukore kubijyanye na Pasika gusa, izaba mu minsi 2 kugira ngo murusheho gusobanukirwa ko igihe kirageze twigobotore imipango cyangwa se imigambi ya Antikristo yanyujije mu madini. Tugomba kwigobotora niba dushaka ubwami bw'ijuru koko, niba turimo ku Gisiyoni koko tugomba kubyigobotora. Noneho abadive ntibemera Pasika rwose. Imana ibaho umugisha, muri mukuri 100% kuko ntaho yanditse mu buryo bayicelebratinga ubu ngubu uyu munsi, ntaho yanditse muri Bibiliya. Tuzabivugaho muri video ikurikira kuko izaba yihariye kuri Pasika gusa. Icya kabiri, abadive niba hari naho bishyuza concert babitangiye vuba, ubundi ntibyabagaho, ntibabyemera rwose. Bemera ko impano z'Imana zigomba gutangirwa ubuntu. Niyo mpamvu Ambassadors mu bitaramo bitandukanye yakoraga ntiyishyuzaga abantu, binjiriraga ubuntu. Sinibuka neza niba hari aho bishyuje, ariko niba hahari ubwo baraciye ku ruhande rw'ijambo, ariko niba hadahari, niba ntaho, Imana ikomeze ibaho umugisha. Noneho babatumira muri icyo gitaramo cyari cyo kwishyuza. Ikindi cya kabiri, gucelebratinga Pasika. Icya gatatu ni umuryango wa Bibiliya
w'u Rwanda, Société Biblique du Rwanda yateguye icyo gitaramo mu rwego rwo gukangurira abantu gushigikira Bibiliya. Murabizi ko bamaze iminsi bari mu mushinga ukomeye wo guhamagarira abantu gutera inkunga kuko Bibiliya irimo kubura. Natwe harizo twagiye kugura, tugomba kujyana ruguririya, twagiye kubatiza, turazibura. Dutegereje ko ziza, ni ikibazo gikomeye. Ibyo nibyo rwose dufashe iyo nzira kugira ngo Bibiliya yera yongere iboneke, abantu babone Bibiliya. Noneho bo bateguye icyo gitaramo kugira ngo abantu baze bishyura amafaranga, ayo mafaranga bayatera inkunga icyo gikorwa cyo kugira ngo Bibiliya zongere ziboneke ntizizabure, kuko abatera nkunga babo benshi harimo abasapotinga uwabatinganye, hari abagiye gusapotinga iriya Bibiliya y'abatinganye Queen James Bible yasohotse iri kuri Amazon, twabivuzeho si rimwe si kabiri. Abaterankunga bateraga ijambo ry'ukuri barahindukiye bajya gutera inkunga ibyo bintu bya shitani, kuko nabo ubu n'abakozi ba Satani bitwikiriye umwambaro w'ijuru. Bavandimwe, icyo ni ikibazo gihari kandi cy'ukuri. So uko niko byaje kugenda. Noneho basimbuza iyo korale barayitumira, igitondo kimwe mu badive hacika mu bice bibiri, batera impaka zikomeye. Bati ibi ni ibiki mwagiye mu Pasika ntituyemera, icyo gitaramo kizaba kuri Pasika. Hanyuma ikindi cya kabiri harimo no kwishyuza n'ibindi, ariko icyo wenda si cyo kibazo, ariko ikibazo gikomeye ni Pasika. So byacitsemo ibice bibiri, impaka ziravuka, ariko umwanzuro waje gufatwa, tuzabibona tubyemeza neza ku munsi nyirizina. Gusa hari ukuriye cyangwa se umuvugizi wa Société Biblique yavuze ko nubwo bimeze gutyo, so kuvuga ko babasimbuje ambassadors kwa yaba basimbuye, ahubwo ibi bitaramo bizakomeza, no kuvuga ko bakiri kumwe. Mu yandi magambo, turi muri ya gahunda y'ubwami bwa kane bugomba gusiribanga no guconcomera iyi si. Ibyo ni operation turimo yo kuvugaho mpaka abantu basobanukirwa ibi bintu. Muri ubwo bwami bwa kane hari ikintu k'idini rimwe duhora tuvuga. Ibyo murebe, harimo Gatolika, harimo abadive, harimo abarokore, harimo abaporoso, bose bivanze hamwe ngo bagiye gucelebratinga Pasika. Abadive bo niba bavuyemo, abandi baragumaho. Ni muri ya cadre nyine y'idini rimwe, y'uwo mwuka w'idini rimwe. Mu minsi iri imbere nubwo abadive bikunkumuye uyu munsi bakavamo, simpamya ko umwaka utaha bazavamo cyangwa n'umwaka ukurikira bazavamo, kuko ni gahunda igomba kuzabaho itegeko. Nushaka kuzana amahame yawe y'amasabato no kutemera Pasika yashyizweho n'idini riyoboye iyi si ari ryo Gatolika, wowe uzaburinde, uzabura igiki. Ni lazima ugomba kubijyamo byanze bikunze. Nubyanga bazagukura mu murongo, bakwirukane, bagukimbize, ibyawe byose bibure. Niyo mpamvu muzazumirwa mu gihe kiri imbere. Aya madini yose ni lazima agomba gukorera hamwe. Ibi ngibi ni imyiteguro gusa, ni umwotsi, ariko umuriro uri hafi kwaka. Mu magambo magufi, bavandimwe, kora konseri mukishyuza muri benshi, murakurikira ubutumwa, mwarabikoze, mufite gahunda yo kubikora. Niba bigushobokera, soma ijambo ry'Imana ubihagarike. Ni gute byakagombye? Imana yarabiteguye byose. Iyo ufite impano z'Imana ukazipangiramo umushinga wo kunguka, ubaye umucuruzi w'iby'Imana tayari, urubanza rugomba kukubaho byanze bikunze. Ubundi byari bikwiriye kugenda gute? Ugakora konseri, ugatumira abantu bakinjirira ubuntu, bishobotse ukabasaba inkunga, kuko gusaba inkunga Bibiliya irabyemera. Ese mushobora kudutera inkunga ya album igasakara ikagera ku isi? Ese mushobora kudutera inkunga ejo n'ejo bundi dukore izindi ndirimbo zifasha ubwoko bw'Imana, kuko hakenerwa byinshi. Ayo makamera, studio n'ibiki birahenda cyane, ariko Imana yarabiteganyije kuzuzura imbaraga z'umwuka wera, akaba umugabo wo guhamya Kristo akoresheje impano Imana yamuhaye. Imana yateganyije abakozi mu mpande nyinshi z'isi biteguye gusponsoriza icyo gikorwa, gutera inkunga icyo gikorwa utishyuje. Utababwiye ngo nimuza kuza muri sale murabanza mwishyure hanyuma mubone umuziki ndi bubahereze. Siko Imana yabiteganyije. Muvandimwe, senga Imana, wongere usenge, wongere usenge. Iyo mpano Imana yaguhaye si yo gucuruza.
kwikubitiro yaratubwiye ngo nabahereye ubuntu nimugende mutangire ubundi. Turimo kugarura ibyo Satani yatunyaze, mubyumve neza. Yatunyaze akoresheje iki? Amadini. Ayo madini niyo Satani yanyuzemo kugira ngo dutumve ko ni impano Imana yampaye, nta kazi nk'akandi. No, ntago ari akazi muvandimwe. Imana iyo yaguhamagaye ikagutuma imenya uko igutunga ikoresheje abantu bayo. Ariko ntushyireho itegeko nk'ubu uyu munsi nkavuga ni kugira ngo ubutumwa mu burebe mugomba kumpa amafaranga. No, hari ahantu hamwe na hamwe mu bihugu bitandukanye muri Amerika ho babigize umuco, batumira speaker, main speaker akabashyiraho igiciro ni 1000 ku isaha, cy'amadolari ku isaha. Yabwiriza amasaha 2 bakabimukubita. Bidahari ntago abwiriza, nta nubwo abitaba. Ni Satani urimo kwivanga mu buryo bukomeye cyane mu murimo w'Imana. Impano z'Imana nasomye imirongo itandukanye, ari n'indi myinshi nakabahaye iri hano, ariko kubera umwanya ncunguza uburyo umwete twihute vuba vuba ibe video ngufi. Bavandimwe nuko ibintu bimeze. Mu yandi magambo murabibona namwe uko ibintu bimeze, si ngombwa kubishyiraho byose, ariko mwabibonye. Reka mbahe urugero rundi rutoya. Murabibona kuri iryo tangazo aho ngaho, murabona ko ambassadors choir yari iriho, murabibona. Hanyuma nyuma y'iminsi mikeya baza kubikuramo. Reba ako ngako aya makuru ya Kigali Today vuga ngo Israel Mbonyi yongerewe mu bazaririmba mu gitaramo Evangelia Easter Celebration. Murabibona aho ngaho ngo umuhanzi Israel Mbonyi amenyerewe mu ndirimbo zo guhimbaza Imana yashyizwe ku rutonde rw'abahanzi bazaririmba mu gitaramo cyo kwizihiza Pasika kiswe Evangelia Celebration, Evangelia Easter Celebration. Okay, ni byinshi tutavugaho tutatindaho, ariko gusa icyemezo nuko ikibyemeza nuko bimeze. Okay, ikibyemeza nuko bimeze. Imana ibaho umugisha gukomeza gukurikira ubutumwa bw'ukuri. Niba ukeneye kutujoininga kugira ngo ube muri group ya WhatsApp, ujye ubutumwa bujye bukugeraho vuba na bwangu butaraca hirya no hino, urebe kuri iyo link hariho group ya WhatsApp, ukandeho urisanga. Imana ingumugisha, ukandemo uraza kwisanga, uramenya abo turibo, ndetse uzajya ubona ubutumwa bugukangura muri iyi minsi ikomeye isi irimo mu buryo bwihuse. Imana ibaho umugisha, ndabakunda mu izina rya Yesu Kristo. Nawe muvandimwe ufata icyemezo niba utarakizwa, uhe Yesu Kristo ubugingo bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Ubwira Yesu uti Yesu, nciye bugufi imbere yawe, ndagusaba umbabarire ibyaha byanjye byose, unyandike mu gitabo cy'ubugingo, unkureho urubanza. Kuva uyu munsi mba umwana wawe, umbere data mu izina rya Yesu. Amen. Yesu abaho umugisha bavandimwe, ndabakunda cyane. Amahoro y'Imana n'ubuntu bubonerwa muri Kristo Yesu bubane namwe mu izina rya Yesu. Amen. Bye bye. Ubutumwa kw'itorero.